Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi dukomeje dusoma Bibiliya, turatangira dusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Pawulo, intumwa itari iy'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Njye na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe abo mu matorero y'i Galatiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Kunamuka kw'Abagalatiya. Ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo, mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya mu bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima, bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti, niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni iry'Imana? Cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyo yaba nkinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Pawulo ahamya ko ubutumwa yahawe atari ubw'abantu. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu, kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na ba sogokuruza. Ariko Imana yantoranirije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke njye i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize, ndazamuka njye i Yerusalemu gusura Kefa, mariwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbibandikiye ntabeshya. Bukeye njya mu bihugu by'i Siriya n'i Kilikiya. Ab'amatorero y'i Yudaya yo muri Kristo ntibari bazi uko nsa, keretse kumva gusa abamvugaga bati, uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Ibice 2. Hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka njye i Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba, njyana na Tito, njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe. Nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga. Icyakora mbubasobanurira abakuru bashimwa twiherereye, ngo ntirukire ubusa cyangwa ngo mbe narirukiye ubusa. Nuko Tito twari kumwe ari Umugiriki, nubwo Tito twari kumwe ari Umugiriki ntibamuhatiye gukebwa, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Abo ntitwabumviye na hato ngo dutegekwe nabo, kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe. Ariko abashimwa ko ari bakuru uko bameraga kera simbyitayeho, kuko ku bwanjye byose bimpwaniye. Imana ntirobanura abantu ku butoni. Abo bashimwa ntacyo banyongereyeho,
ku byo nigishaga, ahubwo babona yuko nahawe ubutumwa bwo kwigisha abatakebwe nk'uko Petero yahawe ubwo kwigisha abakebwe, kuko uwahaye Petero ubutware ngo atumwe ku bakebwe ari nawe wabumpaye nanjye ngo ntumwe ku banyamahanga. Nuko bamaze kumenya ubuntu nahawe, abo mvuga ni Yakobo na Kefa na Yohana, abashimwa ko ari inkingi. Badusezeranira njyewe na Barinaba ko bazafatanya natwe, babihamirishije gukorana mu ntoki ngo twebwe tujye mu banyamahanga nabo bajye mu bakebwe. Ariko hariho kimwe banyongereyeho, ni uko twibuka abakene, kandi ibyo nari nsanzwe mfite umwete wo kubikora. Uburyarya bwa Petero burema ibice mu itorero. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka duhanganye, kuko yari yarabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo zitageragayo zasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena, kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi Bayuda nabo bose baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti, ubwo wowe uri Umuyuda ukifata nk'abanyamahanga, ntiwifate nk'Abayuda, ni iki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'Abayuda? Dore twebweho twavutse turi Abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo, tuzasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha? Ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabeho, kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye, mba nihinduye umunyabyaha. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Igice cya gatatu. Amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba ari iy'ubusa koko? Mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye, bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo, havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza abeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo, havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bahuyeshejwe na Yesu Kristo.
kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwirira nk'umuntu, isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi: ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe. Ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro, kugeza aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe. Kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora ku kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko twese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri abakristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza dukurikizaho ibice bisigaye byo muri iki gitabo Pawulo yandikiye Abagalatiya. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.